Reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abatari bakeya. Ni umuyobozi mu gihugu cy'u Rwanda, uyu akaba ari umudepite, bikaba bivugwa ko RIB yaje kumuta muri yombi, aho yaje gufatanwa intwaro iwe mu rugo. Ni ibintu rero byagiye bigarukaho ndetse bitera abantu benshi urujijo, bibaza icyaba cyarateye uyu mugabo gutunga intwaro iwe mu rugo, dore ko byakomeje kugenda biba urujijo ku bantu benshi. Nk'uko twemeje kuzajya tukugezaho update y'amakuru y'abavugirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu tuje kugira tukugezaho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho uyu mudepite waje gutabwa muri yombi, aho yaje gufatanwa intwaro iwe mu rugo. Muri wowe ushobora kuhise wibaza ibibazo byinshi, ukaba wibaje ute se izi ntwaro nubwo yarazitunze mu rugo yashaka kuzazikoresha iki? Se yaje kuba yasobanura iki kuri izi ntwaro yaje kuba yafatanwa iwe mu rugo? Byinshi mu bibazo wibaje rero uraza kubisobanukirwa muri iyi nkuru. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi kwegera ku musozo w'iyi nkuru ukaza gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agaruka kuri uyu mugabo w'umudepite cyangwa se iyi ntumwa ya rubanda nk'uko bikunze kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi rero akaba ari inkuru yakomeje kugenda itrending abo mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera, nitujye dushyiraho amakuru ujye uyakurikira gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane, reba munsi video yawe urabona ahantu handitse subscribe cyangwa se sabone, ubundi wakanda ntunibagirwe gukanda ku nzogera, nitujye dushyiraho amakuru notification zigeze kugeraho uri mu ba mbere, ujye udukurikirana gatanu kuri gatanu uko udushyizeho amakuru. Kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe uko like, ujya hasi muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge, kugira tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nkwaye ikaze. Nkuko twari tubikomojeho rero, ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, y'umudepite waje gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB hano mu gihugu cy'u Rwanda, akekwaho kuba atunze imbunda cyangwa se yafatanywe intwaro mu rugo iwe aho yaratuye. Natwe tukimara kumenya iby'aya makuru, tukaba twararanganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye kugira ngo tumenye neza imvo n'imvano y'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho kuri iyi ntumwa ya rubanda cyangwa se kuri uyu mudepite ayizi intwaro yaje kuba yafatanwa iwe mu rugo. Akaba ariyo mpamvu reka kanya rero tuje kugira ngo tugezeho update z'aya amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko rwataye muri yombi Barikana Eugene, wari umudepite mu nteko ishinga amategeko, akaba yasanganwe intwaro iwe mu rugo aho atuye. RIB ivuga ko tariki ya 11 Gicurasi mwaka wa 2024 yafunze Barikana nyuma yo kwegura mu nteko ishinga amategeko nk'intumwa ya rubanda cyangwa se umudepite. Akurikiranweho gutunga intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Benshi rero bikaba byakomeje kugenda bibatera urujijo, cyane cyane abaturanyi bari baturanye n'uyu mugabo ndetse n'inshuti ze, by'umwihariko bakaba batunguwe nuko yaje gufatanwa intwaro iwe mu rugo, batamukekeraga kuba yatunga intwaro iwe mu rugo, ndetse bikaba byakomeje kugenda biba urujijo, bakaba bakomeje kugenda bibaza izi ntwaro icyo yarateganya kuzazikoresha kuba yarazitunze iwe mu rugo.
uyu mugabo yabwiye abagenzacyaha ba RIB ko intwaro yaje gufatanwa iwe mu rugo yazitunze akibana n'abasirikare akibagirwa kuzisubiza igihe yari asezeye. Amakuru yaje kumenyekana nuko barikana bamusanganye gerenade imwe na magazine imwe y'imbunda. Iyi magazine ngo ikaba ari yo mu bwoko bwa AK47 CMG. Byumvikane ko ngo iyi ngiyi magazine ni igisanduku babikamo amasasu. Ku badasanzwe bazi neza iby'intwaro, magazine ni igisanduku kibikwamo amasasu. Rero bakaba bamusanganye grenade ndetse na magazine imwe y'imbunda yo mu bwoko bwa AK47, aho ibi ngibi byakomeje kugenda bitera abantu benshi ubwoba ndetse binabatera urujijo kuba uyu mugabo yaratunze izi mbunda cyangwa se yaratunze izi ntwaro, bikaba byakomeje kwibazwaho cyane. RIB ivuga ko afungiye kuri sitasiyo ya Remera mu gihe iperereza rigikomeje ngo hagaragazwe uburyo yabonyemo izo ntwaro ndetse n'impamvu yaratunze izi ntwaro atabyemerewe n'amategeko. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dogiteri Murangira Thierry avuga ko RIB yibutsa abaturarwanda ko gutunga intwaro bifite amategeko abigenga kandi ko unyuranyije nayo uwo ari we wese aba akoze icyaha ndetse akurikiranwa nk'uko amategeko ahana mu Rwanda abiteganya. Benshi rero bakaba bakomeje kuvuga ko uyu mugabo kuba yaratunze iyi ntwaro cyangwa se izi ntwaro harimo grenade ndetse n'igisanduku cy'amasasu yo mu bwoko bw'imbunda ya AK47, yari afite gahunda y'uko hari icyo yashaka kuza abikoresha, kuko ntabwo yari gutunga iyi mbunda cyangwa se ngo abe yatunga izi ntwaro gusa, nta kindi kibi yateganyaga kuzaba yazikoresha. Honorable Barikana Eugene akurikiranweho icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Aramutse agihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agarukaho kuri uyu mudepite cyangwa se kuri intumwa ya rubanda, aho yasanzwe atunze intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Natwe muri akanya twaba twari tuje kugira tugezeho update z'aya makuru nk'uko twagusezeranije kuzajya tukugezaho update z'amakuru yaba avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe, reka tukwisabire ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ubundi ntibibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujya tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora, atujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.